umupira w'amaguru ntukwiye kuwugereranya n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose cyangwa n'akandi kazi ko ari ko kose, kuko iyo umuntu ari gukina uyu mukino isaha n'isaha ashobora kuba yahasiga ubuzima. Muri iki kiganiro yo kugezaho bimwe mu bintu bishoboka kuba byatera urupfu mu buryo bwihuse ku bakinnyi bari gukina umupira w'amaguru. Ndetse nimba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel, ndagusaba ko wakanda subscribe ubundi tukajya tubana buri munsi. Ikintu cya mbere rero gishobora kuba cyatera urupfu umukinnyi mu gihe ari gukina nicyo bita heart attacking, kuba umukinnyi yafatwa n'umutima. Ibi biterwa nuko ashobora kuba yirutse cyane cyangwa amaraso akajya kuri pressure yo hejuru bitewe nuko yakoresheje umubiri we bitari bisanzwe, bityo akaba yafatwa n'umutima, ubundi aho ngaho nakuzuyaza umukinnyi ahita hasiga ubuzima. Ikindi kintu cya kabiri gishobora kuba cyatera urupfu ku mukinnyi ndetse byoroshye cyane ni ikintu bita stroke, bijyanye no guturika kw'imitsi y'ubwonko. Buriya umukinnyi iyo ari gukina birashoboka cyane, binaba byoroshye ko imitsi yo mu bwonko ishobora kuba yaturika mu gihe habayeho gutekereza cyane cyangwa se bitandukanye n'imbaraga yakoreshaga atekereza cyangwa se ari gukina, cyangwa se habayeho icyo bita physical contact ndaza kukigarukaho. Ariko umukinnyi abishoboka ko isaha n'isaha wajya kubona umukinnyi avuye amaraso mu mazuru, akaba habayeho icyo bita stroke, ni ukuvuga ko imitsi yo mu bwonko ishobora kuba yahita imeneka bijyanye n'imbaraga yakoresheje n'uko ubwonko bwe bwaje kuba bwitwara. Rero necyo ni ikintu cyane kiba cyoroshye ku mukinnyi ko iyo stroke ishobora guhita ibaho. Ikindi kintu cya kabiri rero nicyo bita physical contact. Physical contact urabona kuri abakinnyi bakina bakoresha imbaraga nyine physically, kuko umukinnyi araza akaba yakubita igitugu mugenzi we. Ibyo bintu rero mu gihe bikozwe nabi cyangwa se utabikoze wigengesereye, hashobora kuba haza kuvunika zimwe mu ngingo harimo nk'imbavu, ubundi izo mbavu zikaza kuba zangiza ibice by'imbere harimo umutima ndetse n'ibihaha. Nazo ni risike ziba mu mukino w'umupira w'amaguru. Ni ukuvuga ko abakinnyi bari gukina isaha ku isaha, isegonda ku isegonda, umukinnyi ashobora kuba yakwitaba Imana. Ikindi kintu rero mutari muzi ni ikintu kijyanye na kariya karuhuko bafata ko kunywa amazi. Uzabona abakinnyi benshi banywa amazi bakayacira. Buriya amazi impamvu banywa bakayacira, amazi uyanyweye ufite pressure kuri uba wahagiye ashobora kukuniga, aribyo nakubwiraga. Yamara kukuniga direct ushobora guhita ubura umwuka bijyanye n'imbaraga igihe cyari cyakoresheje uri kwiruka. Niyo mpamvu bamwe bafata amazi bakaba bayimenaho mu buryo bwo kuba bakonjesha ubwonko birinda cya kintu cya stroke nababwiraga haruguru. Ndetse amazi buriya iyo uyanyweye uri gukina umupira w'amaguru arakuremerera, akaba yatuma utirukanka, ntabwo ari meza mu gihaha, kuko impamvu bashobora kubona bayashyira mu kanwa bakayacira. Amazi afite ibinyabutabire ku buryo niyo utayanywa ukayanyuza mu kanwa nka kuriya uba uri gukina, bituma umubiri ukanguka ukumva ko umeze nk'aho uyanyoye, bityo ukaba wagira imbaraga. Buriya amazi nayo ni ikintu gishobora kuba cyahita cyica umukinnyi mu gihe ayanyweye nabi mu gihe kitari ngombwa. Ikindi kandi kimeze nk'aho abakinnyi bagendana urupfu n'ibijyanye n'imbaraga bakoresha mu bijyanye no gutera amashoti. Buriya iyo umukinnyi ateye ishoti bikekwa ko bitewe n'aho umukinnyi ashobora kuba yayitera mugenzi we ayikubise ku mutima, birashoboka ko umukinnyi bahanganye yahita apfa mu gihe iyo shoti yaba ifite imbaraga zirengeje iyo umubiri we wagomba kuba yaresista iyo baro. Urumva rero gukina uno mupira w'amaguru, iyo umukinnyi bivuze ngo ashobora kuba yakwica mugenzi we mu gihe amuteye ishoti gutyo ikaba yakubita hamwe mu hantu hameze nk'aho horohereye cyane nko ku mutima se cyangwa ku gifu ndetse no ku bugabo bw'abagabo, umuntu birashoboka ko umukinnyi ahita ahasiga ubuzima. Uyu ni umukino dukunda turi benshi, ariko uba urimo ibyago byinshi cyane. Niyo mpamvu uyu mukino ntabwo wemerewe gutangira nta ambulance ihari. Uyu mukino rero ikindi kintu gishobora kuba cyatera urupfu mu buryo bworoshye ni ikintu kijyanye na shooting with the head. Ni ukuvuga kuriya kuntu ushobora kuba watera umutwe. Buriya umupira kuwushyira ku mutwe bisaba gukoresha ubwenge bwinshi cyane, kuko ukurikije n'imbaraga bawuteranye. Buriya umupira bawuteye ukawushyira ku mutwe udakoresheje hano imbere
ku manga ugashiraho mu gihorihori, ubwonko bushobora kuba bwahita buhagarara aho ngaho. Ubwonko bwahita buza guhagarara mu gihe ushize ku mupira ku mutwe nabi udakoresheje ino manga y'imbere, kuko niyo iba ifite protection y'igufwa ry'imbere riba rikomeye. Yo ni ukuvuga ati rero gushyira umupira ku mutwe bisaba kwitonda, ntabwo ari umupira wose batera ugahita utegaho umutwe. Ubwonko bushobora kuba bashutaho, ubwonko bukaza kuba bita byivanga, ugasanga uhaburiye ubuzima cyangwa se ugahura n'ibindi byago bitandukanye by'imitekerereze. Ikindi kintu kiba cyatera urupfu mu gihe ku mukinnyi igihe ari gukina umupira ni ziratakire bakina. Buriya umupira ni akazi umuntu usanga akora ka buri munsi, ariko karimo ibyago ntekereza ko bidakunze kuboneka mu tundi tuzi twose tubona hirya no hino. Ni akazi kaba karimo ibyago. Iyo umukinnyi ari gukina aba yemerewe kuba yakubita takira ukikubita hasi. Kwikubita hasi rero urabizi ko hari n'igihe bavuga ngo umuntu yasita yahita apfa. Ushobora kwikubita hasi nabi tayari ukaba wahita uhasiga ubuzima. Kandi iyo umuntu akubise takira, murabizi ko zimwe mu ngingo zigenda zivunagurika, harimo imitsi ijyana amaraso he na he, imitsi y'umutima ishobora kuba yavunikira bitewe n'ukuntu warwaye, cyangwa se n'izindi ngingo zikakomerekera. Ikindi kintu nicyo bita injuries, ziriya mvune umukinnyi agira buriya zishobora kuba zatuma umukinnyi ahasiga ubuzima. Ari igihe cyo umukinnyi ashobora kuba yavunika, ariko muri uko kuntu ko kuvunika kw'amagufwa bikaba bijyanye n'imitsi, byatuma n'umutsi ukomereka, bityo uwo mutsi ukaba watangira gupompa amaraso uyajyana mu nzira zitari za nyazo, bityo umukinnyi akashobora kuba yahasiga ubuzima. Iki cyegeranyo rero nagiye koze kugira ngo mbereke nubwo dukunda umupira w'amaguru, ariko bityo ko dukwiye kuzajya twitondera naho tuba turi kuwurebera, nuko natwe dushobora gusanga bamwe muri twebwe tunawukina. Ni umupira tuba dugiye gukina twitonze, kuko uba urimo risike nyinshi cyane zo kuba zatuma umuntu ahasiga ubuzima. Nimba bavuga mbere ugeze kuri YouTube channel, none basaba ko akana subscribe tukajya tubana buri munsi. Abayikoze ndabashimiye cyane.